ejo bundi ikintu nagitekereje nakibonye noneho natangaye. Ego. Hari abana b'amahasha hari ibintu nagiye kubagurira imyenda yo kwambara n'abana b'imfuzi. Ngo ngereyo ndatangara. Niyo natangaye namenye ko nyine abantu umuntu ari iniki ari kinege. Na amasha vrejim babahungu bombe pana mungu n'umukobwa babahungu bombe. None umwe twamwambika nk'ishati neze kamukwira niyiwe. Twakwita nk'uwa kabibikanje. Kandi bareba live gutya barangana. Bafite time imwe bararesha barangana ubareba gutya. Umwishati kabikanje undi kamimukwira neza. None ico kintu zarantangaje. Yambaye ipataro umwe kayimukwira niyiwe undi kagama kamufata kamera ko yeko kuri nani. No kuvuga ngo umwe yaragahonja. Hoyaje nuko ifoto zawo kumigwa barangana bararesha unahuye n'umwe mutandukanye utabazi twe batandukanye. Ako ico gihe babambara batandukanye birantangaza. Ura murongo tukura ni mugeraho nzogeraho narakoze intego zanje cyangwa kindakoreza abana. Ego. Yire twango police nta police ni mwe kuko turakiragenda ishira. Noneho abantu bakunze gukoresha police kuko ntibaba bazi ngo mwe yabo bageze kuri ingahe ko bara no yembesho katuzohinda uko ganuvuga ngo tuvuge nimba mfite imyaka 30 narangiza umwaka barangira sinojaga kwandika ngo mwe 30 ahubwo ni plus 30. Oya ni mwe ni mwe ni mwe kuko ako kantu gasobanura nika bisobanura na mfite imyaka 29 uyu munsi no tariki ya none neneje 30 ngahita nandika ngo plus 1 ntabona bwa plus naga mwe nze kuko nimba narisigaje imyaka 5 ndaja muri mwe kuko ngiye kuri 4 ngiye kuri 4 nimba narisigaje 5 uyu munsi nkaba nkwije 30 to neguzopfa mfite 35 uyu munsi nafite 29 uyu munsi kuje 30 ndaga plus 1 cyangwa mwe tuko ngabana egiri yakindagabanukaga yari ko turavia tugabana yakoragabanuka ariko hasi kuri hari ndazamuka jiri none ngo muri plus waje he iri yefuka ndamanuka kuraje kuri wa murongo utukura ndagwa mutu niyo mbanya kwa murongo iri akindagenda nkuramo nawo tukaneze ngo niyongere undi mwaka ntago yongere undi mwaka ngo nkuye undi mwaka muri ya kuko hari byaro biri hari apange ndakuramo ni nkakuje ko umuntu yogweza amafaranga ahubwo yatizana amafaranga tugure dufate yaguhaye umuriyoni ahubwo yatizana 100,000 urabitanze umwaka nushazana 100,000 wewe kurateranya plus 100 cyangwa kura 100 wowe ufite stock sibyo kurakuramo ariko wa muntu iwe karateranya je kidateranya pa satiragiriye ariko umenye ko niba mbanderanya je satiririye okay je wako akakindateranya plus 1 cyangwa plus 200 mugabo umenye ko nubwo ateranya kurahomba kuko kurakuramo takiyaciyongera giriye oyaye no nimeshoboka tuzokureja plus tuzadushiraho mwe kuko turapunguza iri ni stock tuvidura kwa vidura stock kura genda fitura stock ni stock iruzuye mugabo kurayigabanya kandi nta kintu washiraho sinumva ko twoshiraho plus rero tuzatugira mwe kuko turagabanya stock yacu buriya twoja gushiraho mwe tuzogutuma aba triste umuntu yoja kuba baravuga ati umwaka wanje urahavuye. Shalom bene data turabasuhuje cyane aho muherereye tubifuriza ibihe byiza Imana ikomeze ibagire neza Imana ibiteho Imana ibiyereke muri byose mukomeze mubone Imana mu buzima bwanyu mumerewe neza natwe turaho tumeze neza turashima Imana ikomeje kutugirira neza. Hanyuma turagarutse dufite umutumirwa wacu mwiza si ijya mbere tumutumiye hano iri ni nk'ijya gatatu nimba ntibeshe. Rero ukubona hano turakunezerewe turakwakiriye cyane ngo wiyumve umukozi w'Imana kubana namwe ni umugisha ukomeye. Rero murakaza gose. Asante cyane. Mumeze neza? Tumeze neza gusizuba niyo ryabanyishe. Izuba gaji Bujumbura ryo niko ryane. Niko ryane. None ryariyonge ninkaho ryatibutse. Hari umuntu nigeze kumva uwo munsi ryatse cyane. Ngo ni nkaho ngo bafashe umustajeri ngo bari bo bashira izuba ngo arege
noneho kubera ko nta bumenyi aragira bwinshi arekura ryinshi ni ukuvuga ngo iyo ryatse wenda haba harimo umustajeri mumerewe neza ariko tumere neza nta kibazo turashima ego karibu cyane uramutse abakunzi bacu natwibwire kuko warivuze wenda bariyongereye kuva cagihe kugeza ubu siko bakingana none turana twakeye n'abashitsi cyangwa nibo bakisha abashitsi bo narabakiriye ibo bamaze kuba basanga noneho wowe ugarutse nk'umushitsi hano kuko hari bamwe batakuzi rero karibu wivuge hanyuma ubaramutse sawa tubanje kwakira abashitsi bashasha baje nyuma badusanga mu rugo ego ngo bege n'Imana mwisho bamugisha amazina ni Apollinaire Buntu yego yani kuko ndo umugabo ufite umugore n'umwana umwe fonction iyo dukeneye ndamuvuga butumwa missionnaire noko missionnaire turakwakiriye cyane murakoze cyane turakwakiriye cyane kuriya tuba dukeneye ibintu bibavamwo nk'abakozi b'Imana kuko nico mwahamagariwe ni ubutumwa turahari ubu mugiye gutanga ubutumwa bwuzuye rero turabakiriye cyane ngo mwimve tubane muri uyu mwana ngiye guhera kuri iryo zina uvuze ryawe izina Buntu Buntu wagiswe n'ababyeyi sibyo wenda wewe utabizi waje gukura wisanga ari iryo zina nyuma umaze kuryumva ko witwa Buntu nk'insobanuro do iryo zina Buntu ni sobanuro uzoyibaze mukecuru oya aho wakuriye ga nawe wenda ntiwaretse gushaka insobanuro y'izina ryawe Buntu iyo tuvuze ubuntu ego ni ikintu umuntu ahabwa atarabikwiye ego kandi iyo tuvuze buriya naje gusanga hariho diferanse y'ubusa n'ubuntu iyo tuvuze ngo abantu barijira ku buntu n'abantu barijira ku busa sico kimwe iyo tuvuze ubuntu nuko ari watanze ikiguzi kugira ngo ubashe kwinjira kuri ubwo buntu twe twumva ko ari ku busa ariko si ku busa ni ku buntu ko ari watanze ikiguzi rero ubuntu iyo tuvuze bisobanuye gute kundi buntu bisobanuye n'izina ryawe n'iryanje ni buntu naje kubaho ni ubuntu ntacyo natanze ngo mbeho ego kuba mpaye mvuga ubutumwa ni ubuntu ego kuba ndi muzima mfite amagara meza ni ubuntu hari watanze ikiguzi kugira ngo mbashe kuba nicaye kuri ino kamera cyangwa kugira ngo mbashe kuba ndi uwo ndiwe so ni nkukongera ngo ntabwo ari ukuvuga ngo si kubw'ubusa ntabwo ari kubw'ubusa ni kubw'ubuntu ni kubw'ubuntu kwari ikiguzi cyatanzwe iyo ari kubusa iyo abantu bavuga ngo twinjiye kubusa biba bishatse kugaragara ko kubusa n'ubwo ngo nta kiguzi kigize gitanga ntatanze ikiguzi abe n'umwe nta muntu n'umwe wasohoye urufaranga rwiwe cyangwa umwanya abe n'ikintu ngo ni kubusa ninjiye kubusa ariko iyo avuga ngo ni ubuntu n'ubwo ngo hari watanze ikiguzi kugira ngo icyo kintu kibeho ego iyo ngo kwinjira ni ubuntu reka ngweze urugero hagenda ko bikorana kandi ngo kwinjira ngo ni ubuntu cyo zandika ngo ni kubusa oya no kora ngo abantu bateguye evenement zazuma babagabiye transport ko bigarare yase baje kuri lift aho ibyo byose bakoze umwanya w'ama practice ya myenda badodesha ngo baza kwa sionisi bakayitora bakayiza mutaya tudusonera nubwo ngo abantu bateguye kiriya kintu batanze ikiguzi nubwo twatwinjira nkaho twe umengano n'ibyo ubuntu nyine cyangwa se by'ubusa hari ikiguzi abantu barishe nico gituma bahita bavuga ngo ni ubuntu ntabwo bavuga ngo ni kubusa yes kubera ko hariho abitanze batanze ifaranga zabo wenda niyo sale bayaruwe yego ariko wewe winjiye ku buntu ntiwabafashe wagombye kugura kiriya kintu ego kubera ko nawe batanze uburyo bwinshi ariko winjiye ku buntu kuko bakwishuriye bari we tugagenda rero ngo ni ubusa hari abishuye kuko ntibari ubikwiye ko winjira iyo baza gushyira prix igiciro cy'ibyo batanze bakaba bati rero dushaka kubigaruza ntibari kwinjira nawe sinari kwinjira ntawari kwinjira kuko hari kwinjira bafite amafaranga afatika dufata urugero nimba mukoze nka conseil mugakoresha miliyoni 20 yego bati rero uwinjira agomba gukata itike kugira ngo tureze 20 ko zigaruka niba ngombwa tubone n'inyungu yego ko kugira ngo banga bake ni bake ariko iyo twinjiye ku buntu rero ngo iyo miliyoni 20 batanze bahitanze ngo twinjire kandi nimba n'abantu binjiye ku bwinshi
barishariye amatike ni ukuvuga ngo ntibinjiye ku buntu, binjiye ku kiguzi. Bagitanze baguze kiri ku buntu baguze. Uyu munsi ni nkaho ariho nkicumva ubuntu icarico. Ubundi nageza mvuga nyine nkavuga mu bandi ubuntu twakirijwe ku buntu, ariko uragisobanuye numvisha ubuntu icarico. Ntabwo ari ubusa. Iyo tuvuga ngo twakirije kubw'ubuntu si kubw'ubusa. Yesu yatanze ikiguzi cy'amaraso yiwe. Yego. Kubona icyambere kuvuga ngo Imana yambara kamera k'umuntu asiga icubahiro n'ubwiza. Yesu ngo yaramanutse aramanuka agera ku rwego yabaye ngo umugaragu w'abagaragu w'imbata. Itekeza kuba uriya iyo tuvuga imbata n'umukozi hari difference yari. Umukozi ukoresha no munsi yozo akavuga ngo mabuja ndagiye tacho kandi umukozi uramuhemba. Uretse no kumuhemba umukozi ubu nyine afite droit yiwe ko kuvuga ngo ndagenda kino gitondo kwa magenda tacho gukora abi na kimwe. Ariko bari abagaragu cyangwa se zirambata yaba ari umuntu wagusa wamukoze icyo ushaka mubwira turi guhagaze hano uri guhagaze. Nta mukozi wawe ngati kubera iki kandi wenda ntabategereje umushahara. Nta mushahara ategereje iwe yaraguzwe ngo icyo wamubwiye gukora n'icyo akora. Umwe ngo no munsi uri guhagaze nturya kandi uri guceka ku muryango kiyovari. Yesu abona dangana nawe uriya muntu ntacungugwa aje kuba umukozi wa muntu gusuzubwira ngo uri guhagaze agahagarara uri guryanya akaryama. Mbese Yesu yagiye munsi y'umuntu wari hasi icyo wumva icyo kibuzo kuja hasi. Na nkunda gusoma agenza soma Bibiliya ukareba nk'ukuntu Yesu bamutuka yakoze ibitangaza akavuga ngo uriya muntu cyo tuzi ngo amadayimoni akamubwira utala live guki ntangare ko ndese abasubiza kanje akabijuraka aka Yesu wari ufite imbaraga zose umuntu zo kubahana ariko yarangiza akamaceceka kabihorosha cyangwa akabasubizanya ubugwaneza cyagera gute bintu ko ukasanga ni ibintu byabitangaje kwa kwaguca bugufi. Uribuka umunsi bamujana kwa Pilato baramubwira ati uru mwami cyangwa bimeze gute ngize ukuri mfite ububasha bwo kukurekura no kukubamba cyangwa kwica. Yesu aravuga ati arabanza aramwihorera araceceka. Nyuma za kumubwira ati igihe amaza ngo se ngo umwana w'Imana ati wabivuze wakabimenye ndiwe umenya magambo ariko kanjeza kuba ndi hari ngabuje kamwe ngo mfite ububasha wewe kandi yavuga ati nta bubasha wogira utabuhawe n'Imana tacho wonkora n'igihe baza kumufata Getsemane yarababwiye ngo nahoranye namwe ko mutegeze mufata uyu no umunsi wanyu bivuze ngo n'ubu nyine batari umunsi wanyu tacho mwonkora. So cyo kandi tubikuyeho rero Yesu kwambara kamero k'umuntu cyari ikintu kigoye. Inyigisho za Bibiliya zivuga ko yitoje kuva umunsi Adamu na Eva bakora icyaha. Cigiye imyitozo yatangiye y'uburyo Imana izambara umubiri ikaja mu mugore umwana w'umuntu akavuka bakamwonsa bakazamutuma kuvoma amazi bakazamubwira ati ija kuvoma amazi ija kuragira inka ija kubaza bwa buzima bwose twabaye ubwo mu isi nawe yabubayemo arasonza arihangana. Hari ikintu naje natahuye muri ibyo igituma Yesu yemeye kuvukira kwa Yosefu na Mariya bari baciriritse cyane kwari ukugira ngo ubuntu bwiwe bugere no kuri babakene sibyo kuko nkiyaje kuvukira mu mazu y'itabashwa kwa ba Herode kwa ba Pilato n'abandi yari gucungura bari abantu bari hejuru aba bari hasi bagasigara. Ariko yaraje kugira ngo ahere mu mizi hasi arazamuka arakora amakaritsiye atandukanye aje mu buzaro aje kureba abantu mu buzaro ababwira ubutumwa arabagera mu mijyi ngo agere mu mijyi undi ngo mu mijyi ngo nabahatari baramufata turakwica tu ariko nabzo yemera gukubitwa yemera kubambwa mutigeze abumbura akanwa kiwe. Nzandeba filime ya Yesu uriya wakinye filime ya Yesu nibyo ngo bifasha abantu. Ariko iyo dusoma muri Yesaya ukuntu Yesaya yamuvuze ngo ntera afite ishusho yo kwifuzwa ni ukuvuga ngo ukuntu yari ameze cyari wo kwifuza. Natwe iyo tureba iriya filime ya Yesu afite isura nziza n'umuhungu mwiza umeze neza ariko ngo yari yuzuye imibabaro yuzuye intimba zacu. Ishusho y'uko yasaga cyari umuntu wo kwifuza umuntu wabona ngo umeze yabi n'amazi. Rero ibyo zose arabikora kugeza ubwo bamuhamba ku musaraba bamwambika ubusa. Rero uyu musore w'imyaka 33 kwambara ubusa ka rubanda nko gufata umuntu ukamujana kuri bata ukamwambura ubusa nimba ari cyo wari wambuye umuntu gikomeye nico
Izo zose ni ikiguzi gusa cyo twatuvuga atanga cya kiguzi kugira ngo twebwe tubashe kugira gute ko bari ibyaha byacu mu kimbure twe twari gupfa ubundi ijambo ry'Imana ryavuga ngo umunyabyaha azozira ibyaha bye nako byari bimeze umuntu nimba akwijisho n'abamukura ijisho yatema kuko nakamutema kuko byazo twagomba kuzira Yesu avuga ati mubinzize njewe tubwo yatanze cya kiguzi binjeho byose niyo mpamvu yo Imana tuboneye muri Kristo Yesu tubakiranutse ni ubuntu nta muntu uratanga amafaranga kugira ngo kizwe ngo uratanga ikiguzi runaka kugira ngo winje bikanisa watanga ikiguzi runaka twese ndi kubw'ubuntu iyo watuye ko Kristo ari umwami uhabwa izo mbabazi ugahabwa ubwo buntu nawe yo gift ugati espe twari ukwiriye kubaho wari ukwiye kubera ibyaha wakoze dore gereza ari gutegereje dore ibihano byawe bigutegereje ariko bya bihano zose byawe bigutegereje zirankoni zose Yesu yarazikubiswe yego rwa rubanza rwa rufite gucigwa hari umuntu waruciriye wewe rero genda wide games hari umuntu warishe ikiguzi cyose kubwa so nubwo rero ubwo buntu rero urakoze cyane kandi ndabyumvishije uko ntari mbizi ndabitahuye ndabyumvishije hanyuma hari ikindi kibazo tutarinjira muri hari topic y'umunsi ariko ntiturayigeraho hari abantu bamwe b'abanyabuntu sibyo ba nyine nimba mvuga ngo nishira hamwe nimba mvuga ngo ni kanisa nimba mvuga ute hariho abanyabuntu muri iyi minsi bavuga yuko yaba ari ugusenga tutagomba gusenga kuko tubayeho ubuzima busenze Yesu yaratwishuriye byose ni ukuvuga ngo nimba unakora n'icaha uzaja mu ijuru abo bantu bo hari ico bavugaho muzo ko tuvuze muri rusange uvuze ngo hari abanyabuntu twese abanyabuntu kuko twakije kubw'ubuntu ahubwo ubwo buntu barabugoretse bamwe muri twe babujana kutariko n'abanyabuntu twese turabanyabuntu twese turabanyabuntu twakijijwe kubw'ubuntu ariko hari abagoretse ubwo buntu baburoza ahatariho kimwe nuko bo baheza amafaranga avuga ati ngaya amafaranga muyakoze bino bintu mwese nimwaha amafaranga umwe akayafata akakoresha izo atamutumye ngo nabo rero ubwo buntu barawufashe babukoresha ico hari abantu numva bakazumva ngo twababariye rimwe gusa rizima nimba twarababariye rero nimba warakiriye se umwana mukiza mu bugingo bwawe zararangiye nushaka gukora ibyaha ushaka kubabariye warababariye rero twize guhura turavugana umunsi umwe aravuga ibintu byinshi atanga ati ko mwayose agakoreka amaverisi amwe y'ibice bice adafatika ariko mu Baheburayo sinari nateguye topic hazavuga ngo nimba umuntu yica amategeko ya Mose yarahanwaga ngo nkanswe umuntu ukeresa amaraso ya Yesu Kristo bibe bizogenda gute cyari mu mbabazi ariko hari umunsi w'ibihano Petero nawe aravuga Petero wa 2:20 ngira ngo aravuga ngo nimba mwakumenya Yesu Kristo zabateye guhunga mukava mu byisi byonone ngo mwamara mugasaba mukabisubiramo ngo izabasoreye ngo nivyuye umugani uvuga ngo imbwa isubiye kubirutsi ngo n'ingurube isubiye kwivayanga muri gwagondo imaze kuhagirwa nuba rero nimba uzuye mu byaha rero asa n'imbwa asuye kubirutsi nimba twarakijwe rero tukongera kandi tukumva ko tugomba gukora ibyaha twarababariwe byararangiye rwose nje ndumva abantu baragoretse inyigisho siko kuri bagaruke mu nyabwo Yesu yarishikuza ko ntekije ngo dukore cyane kuko na Paulo none se ngo dukore cyane kuko ubuntu bwa ati ntibikabeho niko ukongera ngo urakoze cyane hanyuma uyu munsi hari topic nifuze ko twoganiraho nayumvishije uyiganiraho nimba atari kuri stati nayibonye ni kuri stati nayibonye ndavuga ngo nzabahamagara twicare ubiganiriza inshuti zanje cyangwa abakunzi banje tumenye ibyo bintu icarico waranditse uravuga ngo icago gikomeye su urupfu mbese si uko umuntu apfa icago gikomeye ni ukubaho ubuzima budafite intego kandi mu buzima bwa none dufite hari igihe nyine Imana igusimbutsa accident wakoze accident ariko ntiwapfuye ukumva ko nyine
cari cago gikomeye warupfuye cyangwa wagarukiye muri koma wagarukiye muri koma warupfuye ugashima ati Imana yandinze icago c'urupfu ariko wambona uranditse ngo icago gikomeye ngo si urupfu ngo icago gikomeye ngo ni ubuzima budafite intego. Uyu munsi rero nifuje yuko twobiganiraho ukaba nk'udusobanurira ibyo bintu kubera iki urupfu atari icago gikomeye ubuzima budafite intego kikaba ari cyo cago gikomeye. Karibu cyane. Sawa, murakoze cyane dukomeje kubashimira ego kutwizera no kudutekereza ngongera mukadutumira ngo tubashe kubana kuri no munsi wa none. Imana ibamugisha. Amen. Muzukuri icago gikomeye nkuko warubivuze abantu benshi bibwira ko iyo wakoze impanuka Imana ikagukiza cyangwa se wagarukiye muri koma ko gatiye twahuye n'icago ego ndakubikoresha ariko icago gikomeye buriya suko umuntu apfa ego Yesu yarapfuye suko umuntu apfa surupfu. Icago gikomeye ni ubuzima budafite intego budafite iyo bwerekeye budafite iyo bushe. Tekereza kubaho budafite icyerekezo nicyo cago gikomeye kuruta ko umuntu yopfa. Tuzumva abantu bazavuga ngo uriya muntu ngo yapfuye ahagaze ego none urumva yapfuye ahagaze ni gute umuntu apfa ahagaze? niwe no kibazo cyo nawe ndabikubajije ni gute umuntu apfa ahagaze ntuzo cyumva kivuga ni ukuvuga ngo iyo baba umuntu yapfuye ahagaze ni wa mutagira purpose ntagira intego abayo gutyo ntacyo amariye abandi mu magambo yarapfuye ntacyo bamutezemo. None se umuntu udafite intego mu buzima ikimuranga ni iki? Ni iki gishobora kukwereka ko umuntu nta ntego afite? Ihiranga ko umuntu adafite intego turaza kubigira ko reka nkivuge ego nuko ntacyo yimara ntacyo amariye abandi nta ntego afite. None uzware n'abantu uzubaza ari nko kuryama cyangwa se ko ufite gahunda nyabaki ngo turamenye mu gitondo tuzutse ibyejo bibara rero no kumva afite intego ibyejo ngo ejo ngo waruzi ko bizaba bimeze uzoyemeje mu gitondo nta ntego afite. Cyangwa ugasanga umuntu afite intego turahuye ubunyene nawe yewe narigiye mu mujyi wacu jane mu mujyi tukagenda twashikira mu mujyi gahora n'undi muntu espe kuna yigiza gateze kuje gusura runaka yaragwaye kandi turahagera nawe uno tujeyo akaburagiye kuko nta ntego ufite. Buriya iyo umuntu adafite intego ngo azaho umuntu ufasha abandi kugera ku ntego zabo azafasha abandi kugera ku ntego zabo niko kaza bashinzwe ni ngumuyede uzana ariko nyine urumva ko yafashije hanyuma izawe ni musaidizi wengine ni umufasha w'abandi ni umuyede mbese ni ukuvuga ngo karakora umukoro utari uwawe kandi iyo ukoze umukoro utari uwawe no gutsindwa nuko udafite intego uza umuyede uza abayede banda zana amadafari zana amazi n'umusaidizi gusa nimwaki ngo aba bagenda bose ariko bari navuze mu gitabo ciwe ngo bameze nk'abantu babakina muzungu rezi kwizungurukaho n'umukizungurukaho kiwavansa tuje imbere nduje inyuma uri hajya gusa mu kwizungurukaho yivuga ngo none kuri avansa naho kumbuka zantu bamwe kwizunguruka. So reka mbivuge ni ikigo kirekire se wenda tukokimara turavuze mu gitabo cya Yeremiya 1:4 no kuri 5 Bibiliya avuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rizaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Siko rero ijambo ryumva icyambere nakumenye ntarakurema ntarakurema mu nda ya nyoko nari nkuzi nicyo gihe nakumenye kumva ngo Imana natangaye kujya umuhamagaro w'umuntu cyangwa intego yatumye ko wewe irakuruta ngo intego cyangwa umuntu nzambona wandika buri gihe kandi nawe uramuzi haza yandika buri gihe mu inshingano zirakomeye ngo kurusha umuntu cyane ibyo uzakugeraho iri jambo no topic ni nziza cyane baza kuyumva n'abazoyumva ndabizi ko bazafashwa cyane kandi basobanukirwa ibintu bikomeye cyane tutabasha wenda bamwe batarabasha gusobanukirwa. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko none nimba Imana yatarakuma mu nda ya mama wawe yakumenye naje nawe ibaze nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko nuko utarawe urusoro abavyeyi batarabonana bataranashaka nahari Imana yari ituze
cyo ni cyambere birangiza ngo iratweze ngo kandi nakwejeje utaravuka mbere kuvuka irakweze cyangwa se irangeze. Icya gatatu iyitumeza umukoro intego ngo ngushira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga nakumenye ndakweza aho se turaba izo ni bivuga byabaho utarabaho iriya ni wamenwe kera ibikorwa byawe bihabiba wowe utarabaho teza kweza utaravuka ngo irangi cya gatatu imushira ku umuhanuzi atarabaho ibintu by'Imana ari umuntu wigisha ahantu ngo topic afite ngo ngiye kwigisha y'ibisiga bwenge ibyo n'ibisiga bwenge bazavuga byo n'ibisiga bwenge. Hanyuma Paulo naza kubivugaho mu gitabo cyiwe cyane urwandiko yandikiye Abaefeso 2:10 aya ngo kuko turaho yaremye itemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tubashe kwigenderamo. Turaho yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tubashe kwigenderamo. Kandi mu kindi ndavuga ngo kuko turi ibiremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye ngo kera ngo tubigenderemo. Yabiteguye kera tutaraba. Rero niyo mpamvu twavuze ngo icyago gikomeye ntabwo ari ugufa no ku buzima budafite intego. Ninde Imana yarakuremye yarakumenye ikakweza ikaguhamagara cyangwa ikaguha inshingano warangiza ntuyikore kumva atari cyago gikomeye cyane kandi biguhaye utarabaho wari utarabaho n'uwo ngo wavutse deje yarafranci ifite hari intego runaka ikuzanye hanyuma ugahita udefi ndabigeramwo twinjira mu ndani buriya ikintu twamenye cyambere ku isi nuko nta muntu wayerekeje uwundi ku isi. Nta muntu n'umwe wayerekeje uwundi ku isi. Mbese nshaka indi wavuze ngo umuntu udafite intego ni umuhede w'abandi. Ariko nta muhede w'abandi. Nta waje ari umuhede w'abandi. Nta waje kuba umuhede w'abandi. Nta waje ari umuhede w'abandi. Twese dufite intego cyangwa dufite mission yatuzanye ku isi. Siko? Rero iyo mission utayikoze umenye ko ari akaga gakomeye kuri wewe. Ni akaga gakomeye. Nta muntu n'umwe waherekeje undi hano, nta n'umuntu waje mu kirarugendo ku isi. Nta muntu waje kuvisita ku isi. Twese dufite intego Imana yatumenye itaraturema iratweza iduhamagara gukora runaka. Nimba kuba ndiho nuko hari impamvu ndiho Imana yanshiriyeho kera je ntarabimenya. Tuzatureba muri Bibiliya hazavuga muri Matayo 25 hazavuga urugero rw'umugabo wasigiye abakozi b'itaranto. Umwe 5 undi 2 undi 1 ngo arigendera. Uwa 5 azicuruza yunguka izindi 5. Uwa 2 abikora gutya. Uwa 3 ngo aratinya ngo aragenda ngo afata itaranto ngo arayihamba. Ngo se uje ngo aje aramubwira ati nagize ubwoba ndatinya ndagenda ndayihisha none ngo ngibi byawe babifite. Sebuje amubwiye amagambo 3 na Imana izotubwira ku bantu batakoze intego ya impamvu ari icyago kuko kudakora intego kudakora icyakuzanye ku isi. Menya ko imyaka uzomara ku isi ingana kose uzoyitangira raporo. Imana izokubaza ngo se ko naguhaye ubuzima bwiza ko naguhaye imyaka myinshi harabapfuye bangana nawe cyangwa umunsi yawe uzotanga raporo y'imyaka bamaze ku isi. Aba nabo bari bageze igice cyo yabahaye bagira ngo none birarangiye ariko tibamenye ko gutanga raporo. None umwe atanga nziza wakayatanga nziza wagatatu njewe namenye nimba mwobo ndayihisha. Niba abantu nibo rero bameze gute batarimo bakora intego zabo babaye abayede b'abandi. Hanyuma sebuje ngo yamubwiye amagambo ageze muri 3. Icyambere hamwe ngo numugaragu mubi. Kuko ngo yanze gukora ibyo sebuje ashaka. Nitugera mu ijuru Imana izotwita nindi fatwa tutarakoze izobwa ngo wa mugaragu mubi. Nimba utazoba warakoze nimba intego yawe nkubwiye ko umugaragu mubi. Nico ngiki umutako intego nzi ni umugaragu mubi kuri shebuje. Icya kabiri yamwe ngo wa munyabute wananiye gufata icyemezo. Icya kabiri uri umunyabuti uri umunebwe. Ibintu bitanu biranga umunebwe. Kimwe muri byo tubwire nka 2 cyangwa 3. Umunebwe ngo ahorana impamvu buri gihe. Ahorana impamvu buri gihe.
abafite impamvu yewe abana kutaje abana umugabo yaravuye mu ruzinduko akazi ibingibi kutakoze gutya ahorana impamvu nuzone umuntu bamukorana akona buri gihe ahorana impamvu ahorana impamvu no munebwe ahorana impamvu buri gihe ahorana impamvu iyo ntazo bacisigura abana bahisogira gutya uyahisogira gutya urumva nahisogira abashitsi kubera kutakoze ibingibi urumva hanyuma ikindi no mu bana bawe none umwana utakora ibintu yabwiza yisobanura uzobakanibwa hakana wamufatira hakiri ivuko kuko azokugora wigisha umwana hakiri kare ariko wamufata ibona ariko umunebwe azokugora tubwira ikindi icyagakiza kiranga umunebwe bakunda kuryama Bibiri zivuga ngo kugira ngo amapata azahindukiza mu rugi ngo niko umunebwe ngo azahindukiza mu buriri kujya umuryango uzahindukiza mu mpata impata urazizi urabona nibo yari gutya kujya umuryango uzahindukiza gutya ngo niko umunebwe azahindukiza mu ishuka umunebwe akunda kurya none ugasanga nk'ubu twatuzanye gahunda saa 4:30 kanga ngo ngo kamanzi sinzire bukeya ngo haracari kare ngaza kujya turuva amasaha yarangiye kwanga wangize waba bayuri kera gahunda zapfuye kuko umunebwe azangoreka ngo haracari ngo kavura kagiye kugwa ngo imvura yisigwa ngo imvura yisigwa cyangwa izuba ryatse igihe kimwe twabaye muri primaire ndibutse ngo mare twigaga kabiri nyine barabihinduye ndango abana bose basigaye biga rimwe nimba barabaye benshi nimba amashuri yabaye make yasimbiye twari twaragowe kiga mu gitondo ya saa 5:30 saa 8 buri muri class kandi kugeza mu saa 10 noneho rimwe nayo twanga imigoro twakunda ngo bazakora gongo niki kigitwara nabisabisha bibanza kwanga noneho wabona ku mugoroba habaye kagacuguke karihindukije gutya ate voilà ye kurya none ngo ukimwana umwe haba gacuguke yamaryama ngo aryame yamvura ntiyabikiguye ariko barasinziye ubuke naye matese kutaje ku masomo jewe daye zagenze gute imvura yaraguye imvura yaguye iwanyu honyine ko abandi bose bari batonze ejo so umunebwe nawe akunda kuryama kurusha ibindi bintu zose nari muziki rero arambwira ngo uri umunyabute abanyabute uri umunebwe uri umushanga cya gatatu yabwiye uno mugaragu wa Taranto yiwe arambwira ngo ntacyo maze ngo ni mumujugunye hanze umute hanze iyi guta hanze cyangwa kujugunya hanze icyo bisobanura no gutandukana n'Imana niwe ngo amugaragu mubiwe uzotandukana n'Imana bazokujugunya hanze y'Imana kubera ko wabaye umunebwe kandi naje gusanga bimwe mu bintu bituma abantu batabasha gukora intego zayo reka mvuga ibintu bibiri gusa zonyine impamvu ya mbere cyangwa kamvuga bitatu impamvu ya mbere nyine ubunebwe ubute abantu benshi bagira ubute cyane abantu bose bishwe n'ubute butuma batagera ku ntego zabo kandi ubute nyine ubute bwisha abantu ukabona none ubu nyine gatwagize za telefone za smartphone uzamuja kuri TikTok mukazamuka mugaseka ukamwe gwaseka bukira ntacikoze kwera gusa TikTok pa nike se yakwinjirisha pipi tacu icyakabiri nubwo ukabona ngo se munaje nokora ibi ese ibi naje bizokunda watekereza bazavuga umugabo umwe sinzi ko byabayeho cyangwa ari amakuru ngo watekereje ngo wagize umushinga wo gucuruza ngo agurisha inka yicaye mu mawazo ngo arangize ngo inka yamihomba ngo yamavuza induru kuvugisha induru bibaye gute wa mugabo abandi baza kubaye gute ninde ukukoze ati ndahombye bigenze gute yagurishije inka mu mawazo yicaye mu mawazo nkuko ati ngiye gukora umushinga akora umushinga zo gushinga $100 magana ngaye ngo atekereza bamamunyaga mu nzira mu mawazo yicaye ubwoba kubera ubwoba ejo nako nigisha ku bwoba ngo amara umupasiteri aratubwira ikomanta baravuga ngo ari umugabo umwe ngo yamubwiye ngo yamuhamagaye ngo aramubwira ngo pasiteri ngo maranye miliyoni 2 mu nzu imyaka 2 ngo nabuze icyo ngikoresha ati nakora umushinga nkabona nategeza umushinga nkabona ndahomba kora iki ubwoba butumye abantu benshi batagera ku ntego zabo cyane ubwoba
gutuma utavansa ubwoba niba ari ikintu imwe mu ntwaro za satani azakoresha ku bantu kugira ngo batagera ku ntego zabo nubwo kwa ati nokora iki kintu nakarananiwe bana akabari bashoboye eskeje no gikora bana akabari bagize gutereba ibyamubayeho reba ukuntu bamututse reba ukuntu bagize gute reba ukuntu bwabwo bakama mumfata bukampambira bukanzinga neza neza ukagupfundikira karinda mfa ntantego yanje umugabo umwe yaravuze ngo ahantu hariho ubutunzi kurusha ahandi ku isi ngo ndi ku marimbi yajya dushingura hari abantu bapfanye ubwo batakoze bagomba gukora kubera ubwo bapfanye imishinga bavuga ati ndahomba ubwo ni bubi icya gatatu ni kwigana kwigana abandi ico naco kiri mu bintu bituma abantu batajya ku ntego zabo buriya abantu benshi barifuza gusana naka impamvu ubona twese umwe akereya cyane undi agakereya cyane n'amakontenti amwe yarabuze uzigabona ibintu bareba dushiraho ukumigwa ni kubera ko bamwe bagiye nta ntego bafite biganya abandi ati yo nakayikoze karabona ifaranga naje ndakora cyane naka yafunguye akabotike nane nafunguye akabotike naka yagiye gucuruza ibiki nane no curuza ibiki naka yagiye muri bingi kwigana abandi ntawe Imana yaduhamagaye kwigana abandi yakuremye wewe wenyine uri kineke nta wundi usa nawe nta uzosa nawe kandi intego zawe nzizawe wenyine ejo bundi ikintu nagitekereje nakibonye noneho naratangaye hari abana b'amahasha hari ibintu nagiye kubagurira imyenda yo kwambara n'abana b'imfuzi ngo ngereyo ndatangara niyo natangaye namenye ko nyine abantu umuntu ari inike ari kineke namasha vrejim babahungu bombe pana mungu n'umukobwa babahungu bombe none umwe twamwambika nk'ishati neze kamukwira niyiwe twakwita nk'uwa kabibi kanje kandi ubareba live gutya barangana bafite time imwe bararesha barangana ubareba gutya umwishati kabikanje undi kamimukwira neza none ico kintu zarantangaje yambaye ipataro umwe kabimukwira niyiwe undi akama kamufata kamera ko ugiye kuri nani nukuvuga ngo umwe yari agahonja yaje nuko ifoto zabo kumigwa barangana bararesha unahuye n'umwe mutandukanye utabaje tubo batandukanye ariko ico gihe babambara batandukanye birantangaza nukuvuga rero kwigana abandi kuba umuntu ni kinege nta muntu uzoza nanje nta n'uwabayeho nkanje uri kinege niyo mpamvu n'intego zawe nizawe reka kwigana abandi oya nibyo kabisa niwigana abandi bizorangira udakoze intego zawe niwigana abandi uzorangiza warakoze intego z'abantu utarakoze izawe kuko wowe ufite ibyawe ugomba gukora rero nuwigana abandi uzokora iz'abandi kandi izo z'abandi tuzazihemberwa nigeze kumva umwana umwe ngo umusaza yamwishyura amashuri ngo aramutuka cyane ko yatsinzwe ahangati uri igipfu nta bwenge ugira ntaki undi mugabo aramubwira ati yewe ntabwo mushiki wawe ari igipfu ntabwo yashubije ibyo mwarimu atamubajije nuba ngo ari abantu rero bariho ku isi iyo wigana abandi twasubiza ibibazo utabajijwe kandi wenda nimba ari n'igifaransa nawe yazasubiza mu gifaransa ariko yashubije ibyo utabajijwe atasubije ibyo yabajijwe ahangati umushiki wawe si igifu ahubwo yashubije ibyo batamubajije ariko uzabwo ari igifu so nuba ngo iyo rero tuba twiganana tuba turimo dusubiza ibibazo tutabajijwe nubwo washubije ibisubizo byo fata nimba rimwe gutanya rimwe ukavuga ngo ni kabisa kabiri kuko atari cyo kibazo bakubajije uragihemberwa gute baragweza cyo bakubajije we bakubajije gatanu gutanya gatanu wewe watanze utanga rimwe gutanya rimwe arizo wandika so nuwe rero iyo rero twigana abandi rero menya ko uhasubiza ibibazo utabajijwe kandi ntawe uzobiguhembera kurakora umukoro utari uwawe so wawe gerageza rero ubaze Imana ngo Mana umuhamagaro wanje n'intego yanje niyi gukora umukoro utari uwawe no gutsindwa cyane biruta gutsindwa niyo mpamvu avuze ngo gupfa si icyago bikomeye kudakora intego yawe aba ngo kuko gupfa twese tuzopfa na Bibiliya avuga ngo nuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira numara gukora intego zawe uzopfa ariko kandi nutanazikora uzopfa n'ubundi ariko birababaje
kubona warapfuye utarakoze intego zawe. Nibyo kabisa, nibyo. Kuko nta Imana izogeza bonisi ngo wese utarakora. Bibiliya ivuga mu gitabo cya Zaburi 139 ngira ngo yose iravuga ukuntu Imana yashyizeho imyaka yacu ishiraho urugabano. Ngo utarabaho. Ngo jewe nabivuze n'ubushize ngira ngo nkunda kuvuga kantu. Iyo dufite anniversaire tuvuga ngo tumaze imyaka. Ntabwo tumaze imyaka, aho imyaka ni hatumara. Kuko Imana yabaze imyaka yacu yishiraho umurongo ntarengwa. Rero umuntu apfuye abageze kuri wa murongo utukura. Ego. Rero menya ngo nimba nta nkora intego zanje hari umurongo utukura hari ntagomba kurenga. Eske ura murongo utukura nimugeraho nzogeraho narakoze intego zanje cyangwa kindakoreza abandi. Ego. Yire tuvuga ngo police nta police ni mwe kuko turakiragenda ishira. Noneho abantu bakunze gukoresha police kuko ntibaba bazi ngo mwe yabo bageze kuri ingahe ko bara no yembesha katuzohinda kuko nuvuga ngo tuvuge nimba mfite imyaka 30 narangiza umwaka barangira sinojaga kwandika ngo mwe 30 ahubwo ni plus 30. Oya ni mwe ni mwe kuko ako kantu gasobanura neka bisobanura na mfite imyaka 29. Uyu munsi no tariki ya none neneje 30. Ngahita nandika ngo plus 1. Ntabwo nabwiye plus naga mwe nze kuko nimba narisigaje imyaka 5 ndaja muri mwe kuko ngiye kuri 4. Ngiye kuri 4. Nimba narisigaje 5 uyu munsi nkaba nkwije 30 donc naguzopa mfite 35. Uyu munsi nafite 29 uyu munsi kuje 30. Ndaga plus 1 cyangwa mwe tuko ngabana egiri yakindagabanukaga. Yari kuturavia tugabanuka. Yari kuragabanuka ariko hasi kura. Hari ndazamuka njiri. None ngo muri prise waje he. Iri yefuka ndamanuka. Kuraje kuri wa murongo utukura. Ndagwa mutu nimbanya kwa murongo iri akindagenda nkuramo. Nawe tukaneze ngo niyongereho undi mwaka ntago yongereho umwaka ngo nkuye undi mwaka muri iriya kuko hari ibyaro biri hari apange ndakuramo. Ni nakujya ko umuntu yogweza amafaranga. Ahubwo yatizana amafaranga tugure dufate yaguhaye umuriyoni. Ahubwo yatizana 100,000 urabitanze. Umwaka nushazana 100,000. Wewe kurateranya price 100 cyangwa kurakura mu 100. Wowe ufite stock sibyo kurakuramo. Ariko wa muntu iwe karateranya. Nje ndateranya pa satiragiriye. Ariko umenye ko niba mbanderanya nje satiririye. Okay nje wako akakindateranya. Price 1 cyangwa price 100. Umugabo umenye ko nubwo wateranya kurahomba kuko kurakuramo taki yakiyongera giriye. Oyaye. No nimeshoboka. Tuzokurejya police. Tuzadushiraho mwe kuko turapunguza iri. Ni stock tuvidura. Kwa vidura stock. Kwa genda fitura stock. Ni stock iruzuye. Mugabo kurayigabanya kandi nta kintu washiraho. Sinumva ko twoshiraho police rero. Tuzatugira mwe kuko turagabanya stock yacu. Buriya twoja gushiraho mwe. Tuzogira ubwoba. Aba triste. Umuntu yoja kuba baravuga ati umwaka wanje urahavuye. Umwaka urahavura giye. Bigatuma batanishima. Igitera umuntu kwishima nuko abageze mbese abayongereho uwundi mwaka ugomba kubabara. Igituma kikubabaza si ikindi. Ugomba kuba ukavuga ati se uko umwaka uvuyeho umwe kendakora iki niki nakoze. Ubundi yo dufite anniversaire cyari igihe cyo kwicara ukibaza kuri uwo mwaka cyo wamaze. Jo twagira agenda ukareba gukora evaluation. Ese umwaka ushize ibi nihaye narabikoze. Ese umwaka ushize ninde nafashije niki nagiri mu ma ese navuye he nageze he. Nawe kwe gusa kutwaza ngo police ugasanga ufite igihe kinini cyo kubaho. Nawe kumbe iri yakura nko muri stock. Kwara vide kwara igihanga amadafari kagenda vaho mukanya usanga ugeze ku musingi nawe ukundi. Nawe kaga ngono na madafari wewe tuya ngono na madafari twakongera nako turabomora izo yari yuzuye turabomora tuzigiye kugwa mukandi kandi kurashira. Oya nibyo kabisa. None se ubundi umuntu niki yakora kugira ngo yisanga hakorera mu ntego yiwe? Turabigeraho naza kubisubiza cyangwa ngomba kumenya intego zanje kwanza nizi hari abatazizi hanyuma ndi gute nozikoreramo. Kera namaze no kubivuga bimwe bituma abantu batazigeraho.
bira bintu bitatu ubunebwe ubwoba no kwigana ugahora kwigana mu by'abandi bakoze izo abandi bavumbuye nawe ngo urakora icyo tekereza igituma buriya nta muntu ushobora kugira success arimo yigana undi aho umuntu agira success kubera yuko ahakora intego iciwe ni byiza ko tuvuga ngo umwihariko kujya Theogene ngo umwihariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza ese umwihariko wa Yesu ni uwuhe ese umwihariko wanje ni uwuhe nk'abadamu mukunda kwiganana zamwe ba modeli y'imisatsi modeli y'inzara modeli y'ihuzu modeli y'ibiki kandi ni abagore imisatsi ngo wawukoresheje mama we ukambwe nanguje mu n'abamagu babusokuza kwa kundi bagize nimba barawengetse gutyo n'abamagu kwa kundi izo kwigana we wakreye ibindi modeli yawe nabonye mu foto ya unayekuze ngo niwe bagusoneye kare ku mutaheri wagusoneye ni naje ngomba kumusonera yesi yihuza wayiguriye ego kwiganana si byiza ahubwo twabonze kwigana dushaka gukora ibiruta naho kwa kundi texture mu nkeneye ngo nimba ari ibifungo bitatu ngo bibe bitatu naje ngo nimba warakiye ko naje amagucamo asigaye kumwe ahubwo wowe wagize wasi ku buryo nawe ugahindura ubwo byo babine bitanu biza rero gukreya kuko intego Imana iba ifite ibyo yaturemeye twebwe ego rero cyo nubwira abantu bari gupfusha impano Imana yabahaye igihe Imana yaguhaye kugipfusha ubusa ubwenge Imana yaguhaye kugupfusha ubusa ifaranga Imana yaguhaye kuzipfusha ubusa kuko hari igihe tuzobitangira raporo ye kizogera buriya naratangaye wari uzi ko hari abantu ushaka kubamerewe nabi kubera wewe cyangwa jewe bamerewe nabi bari mu buzima bugoye bahangayitse kubera jewe nk'abantu se ba famille oyaye baba ba famille baba batara ba famille ahantu bose mu buryo bwose en general uzwara abantu bashaka kubamerewe nabi iyo utamenye intego zawe uzikorera uzwara abantu babayeho nabi kubera wewe uti gute Imana yakumenye iragutoranya igushaka kuba runaka hari n'abantu yagenye igomba gufasha iyo utari mu ntege zawe utari mu nzira yawe rero hari abantu bakurindiriye muri ya nzira bategereje kuza kubatabara barakurindiriye babayeho nabi kubera ko utaraja muri ya nzira ngo basangeyo ndaweze urugero ufatika rwa Bibiliya Imana ibwira Yona ngo genda Nineve wabwire ngo ibyaha byabo byashitse iminsi 40 zobarimbura Yona ati dore amatwi yawe jewe bariya batumaze twebwe abayuda nije kubabwira ndaje tarushije yamafata inzira umwe yatwe ngo yagiye amatambi Yona amagenda amatambi Imana tamutumye ibaze nzandegeze iyo aza gutinda ya minsi 40 ikagera ese Imana yari kubica cyangwa kubareka yari kubica Imana yari kubica cyane kuko iminsi yari yatanze yageze none se buriya Yona yashikiye kugi yashize iminsi 40 itarakwira yahita arakwira ariko nibyo kuko yamaze iminsi 3 mu nda yamaze mu nda y'urufi arangiza aragendaga urugendo ariko iminsi 3 yarikoze umunsi umwe n'umugabo imbari 3 imbari 4 yaramazungurutse umunsi ararangiza kandi ganda atanga message nziza akazamubwira ati mu minsi 40 murarimbutse nabo babamuvishije kera nukuvuga rero wewe hari umutungo Imana yagushizemo ugomba gufasha abandi kandi nawe ukwiriye kumbivuze uzosanga ari wafashije hari abavuga ati turagushimiye mama watugiriye neza okay tuvuze gufasha ari kumva ngo na amafaranga gusa hari aho haye ibitekerezo byiza nzamuna uzona marene hari aho haye inama ubunyire bashubatse inama za nizogenderaho iyo tuvuze gufasha yagiye twumva ngo na amafaranga hari aho haye inama ubaka icyubakiyeho ati marene wanje niyo yagize ikibazo guhamaga marene none uko bimeze ukuntu ugire gute ukamuha inama kuramufasha iyo udahaba hari aba yarasenye nje waho ngeze uno munsi hari abamfashije wowe ugeze uno munsi hari abagufasha hari n'abake bagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi twumve gusa amafaranga twumve gusa kumugaburira twumve kumwambika ibyo nabyo nibyo ariko hari n'ibitekerezo n'inama uretse n'icyo ngicyo hari n'abantu baba kwigiraho akarorero keza buriya impamvu Imana ibabazwa no kugwa k'umuntu umwe iyo njewe mpagaze hano imbere ntabwo Imana izibona njewe gusa hari amageneration menshi mba mpesa ari inyuma yaje ahandeberaho iyo nje nguye rero hari gano amageneration se agwa
bigatuma Imana yita kuri wowe kugira ngo abari inyuma yawe ntibagwe. Niyo mpamvu yabwiye Petero ngo Satani yabasabye uno munsi ngo abagosore nk'ingano ngo ariko we Petero ngo nagusenge ngo nukomere uzokomeza abandi ito batabasengeye bose. Wow. Yasengeye Petero aranga ngo nukomere uzakomeza abandi. Ariko hari igihe reka nako ngako ngakuritemo, hari igihe Imana igira igipenderere sibyo gute ati gute kubera iki nyine ihita itoranya Petero wenyine kandi hariho wa wundi mwanafunzi mupendwa yavugaga Yohana ariko Petero akaba ari wowe wenyine ivuga gutyo. Nuko Petero yabona ko ari ubasha gukomeza abandi nawe ngo buri muntu wese afite umwihariko wiwe. Petero muri Yohana hari ibyo itari yashize runaka rero akabona biri muri Petero. Ndagisobanukiye. Akabati wewe reka ngoye ku rugero ushaka kuvukana muri abana 8 cyangwa 9 ari ugasanga hari umuntu ufite umwihariko runaka hati ibintu witwararika ibintu zo mu nzu niyo nyina agiye ati wewe niyo mukuru akamubwira muri umuna wawe ngo ndagiye nguzore bano bana kandi ariyo mukuru utabaye bari abana ndihano nuko azabona wewe taje kubwiye. So rero ku Imana yagiye turema rero si kubi ni kwiza ariko tuba dukeneye izindi ngingo nazo nuwa ngo buriya nkunda kuvuga ngo iyo umugabo n'umugore baje gushakana ntago mushakana muhujije. Okay, umuntu aravuga ati nkeneye umugabo umeze gutya cyangwa umugore umeze gutya ntago uzobona umuntu umeze kujya 100%, ahubwo hariho faiblesse zibasha kwihanganira bituma nawe kiyandana zazi nizo mpamvu duhuza mukaza guhuza ugasanga nimba umugabo ari umushango agira umugore uri sharp aprize zapfuye n'umugore uzikora ubundi nibyo abagabo aho za mugore ntiwamenye ngo prize zapfuye ibintu by'ibyagize niwabitunganya ugasanga cyangwa umugore ni umushango umugabo kari yashaje n'ibyo muri stoke karamenya ngo stoke yashize niho voilà ejo twari mu modoka uvuze stoke twatugiye ahantu dufata no taxi kaje bacanga ngo tumare ngo tugere mu nzira nuko umugore yari kumwe n'umugabo twari muri ya modoka ngo niba dusige hano umugore atoya badusigiriye imbere hano ni kure umugabo ati tuje kuguhaha atsarifu mufite umugore ati ndaga ngoma yatatanga biri watse umugabo azamenye ko stoke tayirimo umugore yatabizi umugore akaba ari umenya ko umugabo ko stoke yashize jewe sindapi none bagusabamwe ngo amafaranga ngo stoke ngo yavuduye amayatugura nawe kuze kureba ngo bigeze nta mwanya ngiri siro nabitekereza ndamenye gusa byashize hamwe byashize nuko tanga amafaranga ariko umugabo yaranduye uko nyine Imana yamuhaye umugore we ndutitwararika ibyo ngibyo iwakazi ikamuha umugabo ubyitwa. Tekeza yo umugore rero yabona umugabo nawe twitwararika byari kugenda gute? Imana uriya no muhanga. Imana no muhanga. Ibwira Petero ati wowe nagusenge numara gukomera uzakomeza abantu. So niyo mpamvu rero Imana hari wihanga amaso kubera ko ari generation inyuma y'ihare kuko mu mwanya Satani yo donc woshita ukava mu murongo menya ko ari ibizazi bizayivuye ku murongo niyo mpamvu rero twebwe iyo nje mpagaze hano nza nibona nkanje siko Imana yibona hari abantu nyuma yaje intumbi tazi tareba Imana yareba ariko Imana iri kureba hari abantu benshi bazaga bati jewe ndifuza kuba nkanaka ndifuza kuba umunyamakuru nka SP ndifuza kuba umunyamakuru nkandi kubera ko hari amajenerasiyo akurebera niyo navuze ngo gufasha abantu rero kandi gufasha abantu ukuteye ukukora ibintu ukumeze bakuri hati nkunda avuga nkunda ita kubashitsi nkunda agira gute menya ko wewe uri isomo ry'abandi nubikinani hari bazo kwiga babibinani nigeze gutangara kera ugasanga nabaye amakanisa akunda gucika nko cyane ico gihe ugasanga ari umuntu wakeye kanisa tuzi ko yiciye nk'umuntu z'amafuti by'amanyanga twatese uyu muntu uko tuzi ko ari umunyamanyanga twese tumuzi uko abantu bamukurikiye gute kavyibazaho nza gusanga nta muntu utagira abafana habe numwe nubwo no bikinani gute ngomba kugira abandi bafana ibinani buriya n'abafana abari ibinani nuko abari ibinani byinshi nubango warawumva ngo uramuntu umunyamafuti muntabona mwumva kuri afite abandi bazamumva atako bangana ico cyo nta muntu n'umwe ba wari ari kinege nta muntu n'umwe ba ari iniki nugenda amatambi menye ko ari abandi bagukurikira. None se hari ikintu wavuze cyo kwigana
nshaka kukisobanuraho. Hariho umuntu ushobora kubona mugenzi we akora ibintu byiza nawe agakenera ngo akore ibintu byiza nk'uriya. None se uriya muntu wiganye ibyiza bya mugenzi wiwe mbese akeneye gukora nawe ibyiza, kuriya kwigana nako kubaye kubi? Aka ngusobanura kino kintu. Yego. Hariho kwigana hakaba no kwigiraho. Ushobora gukora ikintu ukakwigiraho ariko si kwigana. Hariho kwigana hakabaho no kwigiraho. Mbese uyu nguyu ushaka gukora ibyiza nk'ibyo mugenzi we no kwigiraho ngo ukore ibindi byiza bisumba biriya, ariko kwigana nico kibi. Cyatahuritse ndagitahuye pe. Hari abantu uzamumva akama yigana akigana ijwi ry'umuntu. Abantu muzumva zabwiza akigana ijwi ry'umuntu. Yavuga ngo ni runaka. Tukiriye ku ishuri rya Bibiliya bazabigisha mu shuri masomo yo kwigisha, bazabigisha n'imvugo kuntu uvuga niba ari ahantu baba bashara kuntu gabanyijwi niba ari iki bene kuntu abantu uzamubwiza akamubwiza aririya hejuru akamubwiza aririya niba ari ibintu bibabaje ntababare kuntu umugabanyijwi n'abacu barambye ngo tuyungo ngo tuje kwitoza amajwi ati sewe ico kintu uzogikora kusanga umuntu yafashe akamira umuntu runaka. Dufate nk'akarorero nimba nemera Apotre Christophe kamureba kuri kamera kamwitegereza bati ukuntu azavuga nanje niko nshaka kandi nkamwigana kugeza mvuze nkawe reba nk'abaririmbyi akama nuba ngo reka nkwereke ikibi cyo kwigana abandi. Iyo wiganye umuntu aho yageze ushaka kuharenga. Iyo wiganye umuntu urugero azagarukiraho nawe tuzorurenga gutaka ariho niga niho hareba niwe example. Rero cyo nayivuze cyo kinari nkubwiye hariyo kwigana no kwigiraho. Ushaka kwigiraho gukora ibintu umugabo ko kwigana c'est pas bon kuko ndi unique nawe uri unique. Tuzuko zacu mugani mu kirundi ingendo wundi gira gute iravuna ni kwigana rero kuko sinza amabanga. Hari ibintu umuntu akora urugero twatuvuze nko ku badamu ushaka ufite uburyo bwinshi. Je ntago mfite umugore wanje akamaza ati izandeba SP kuri kamera akora mudamu zambara neza ati myodo iragira sizini akamasana ati ntambaye nkanaka ntaburyo mfite mfite akanyenyeri gafatika naho njewe ntako none sizoja mu madeni urwo tuzorusenyeje bundi kubera kwigana ati ntambaye nka SP tibikunda tworo tubana nawe nzofata ideni n'umunsi ejo se difate nindambirwa ndeke nindeka buca bwati imeze gute. So kwigiraho umuntu nta kibazo ayo kwigana ni bibi. Kwigana ni bibi, kwigira ku muntu ni byiza ariko kumwigana ni bibi. Genda kwigishe akumenyereze ariko nawe uvumbure. Nico kiza cyica abantu benshi ntago tujya tuvumbura nuvuga ngo uzurebe rikopie kore kopie ntacu uzawongeramo nimba ari ani aura ikopie kuri abizana hano hako ongeraho na B none wowe ubikoye gusumba kona iyo wakwigiyeho siko zavuga ngo iyo abarimu bakwisha ngo duhagaze ku bitugu byabo twasha kurangiza kuri cyane ariko twebwe rero turi nyuma twebwe iyo twigana ntago ubona imbere nkangura inyuma yo gusa guki ntago hagaze ku bitugu bari barimu baratwigisha twe bazavuga ko duhagaze ku bitugu byabo niyo mpamvu ubona umwarimu arakwigishwa aba president wiwe ukaba president wakiri haha muri primaire uhagaze ku bitugu bye ariko mwiganye mba ni nyuma yo simba mpamvu hahandi ko gumana nibyo kabisa. Nico nayo mbivugiye rero nayo mbikuyeho hari abantu baba bari no munsi kubera jewe nimba ntari mu ntego yaje hari abantu baba bari kubera wewe uhaturira muri kamera kuko utari mu ntego yawe va muri ibyo ngibyo by'abandi wiganye bamwe zo abandi bakurikiye uje mu nzira yawe kuko hari abagutegereje muri iranzira hari abantu Imana yashizemo ugomba gufasha uzogaburira uzobitekerezo je hari abantu bazampamagara tukavugana n'amasaha nari mfite kujya nkambireka bamwe ati ndagukeneye nshaka kumfasha ibinini tukaganira isaha imwe amasaha 3 kitaye kuri izindi gahunda hati ikintu ngomba kukirangiza kandi akambwira ati byaye ntwambwiye cyangwa nkeneye ko dusenga sawa ku telefone kama sitavuze narindi kakora cyaki kugira ngo ufashe wa muntu waje mu nzira yanje. So nawe rero Imana ko yaragushizeho menya ko iyo nzira hari abandi bantu benshi Imana yashize kugira ngo uzofashe kimwe nuko nawe hari abandi bayirimo bategereje kugufasha
utagira ngo none nawe waje gufasha gusa nawe arabagufasha kuko aho ugeze nawe harabagufasha nawe imbere yawe harabagufasha kuboko ibindi zitubwira ngo Mose yararushe haza abagabo babiri umwe amufata ku yazamura bagatsinda yarekura bagatsinda haza abantu baramufata amaboko harabagufasha kuvuga ngo geraho ugeze nawe haragomba gufata amaboko kabakuraho bari iyo utari mu ntego yawe rero ntawe uzofasha. None se ni gute umuntu amenya ko ari mu ntego yiwe? Turayigeraho uhaza worohe cyo ngivugiye aho ngaho reka nkweze urugero. Yego abantu benshi bakunda Kabumbu Jessica Kareba sizi n'amakipe agezeho sizi n'abakinyi bagezweho n'ibikombe by'Isinzi yo bigeze ta makuru yazo ese ko nabonye Jode Congo yari yatsinze nayo nimba yatsinze ikisimbizi mbona bahaye ngo imodoka nyinshi naza babahaye imodoka ziruta donc iyo batsinze icyo gikombe amafaranga babaheza babahaye imodoka n'amazu biruta ibibazo donc ibyo bazobona ati Congo ni sawa. So iyo abakinyi bose babane muri te ariko muri ari amamukino hari umwe muri bo wemeye gufata Kabumbu n'amaboko. Iyo umuntu afashe Kabumbu n'amaboko ababyishe bizabigenda gute? Ababizi bazahireba Kabumbu batubwira ko bizagenda ariko icyo nzi nuko ari kosa ni ikosa. So nungango kirero iyo nawe utari mu ntego yawe ugakora ukawusha inzira yawe menya ko hari abantu benshi babangirika bagutegereje ahandi kandi nara wagiye urangiriza ibindi. Yego ntago nawe reka kwangika kuko nturi mu namero yawe. Yego uri mu mwanya wawe uragenda uhuta niyo mpamvu n'abantu benshi n'abahuta uzorebe nakureba abaganga bazabwira umwana ati mwana wanje ura umuganga kuko ubuganga n'ubuganga nibwo buzana ifaranga akaje kwiga ikiganga kubera ifaranga ariko umuganga wize kubera ifaranga n'umuganga wize kuko ariyo ntego yiwe cyangwa se ari cyo yahamagariye tibazavura kimwe. Umuganga uvura kubera ko ari ifaranga azanga kuko afite umuntu mukuru nkawe ngo kwigiza abana kuvuga deontologie médicale ntabwo ibi muri ngo ntayi muri uko yikana amafaranga muze ntiwagiye by'abana nguru umuntu mukuru. Nagiye ku bitaro ubushize bishize ngo ndangize n'umuntu utingisindana n'umwe ibiri n'byose biha pharmacie so no yimwe naye sindana wa ngira muganga muga yewe tingisindana ku bintu byose kuko ari umuganga umwuga atari umuganga wagibigiye gusa kwera ifaranga dukuri amashaka ngo gashinge kabana niko yante cyarake niko yari amaraso ese ko ndi kakubabaje nako karambabaje ariko nyine byibuze papa cyakiri cyangwa gusa yakubwiye ko ari akabana kuko narakabonye nanje kare gatoye kandi bagara bikoze garuko ariko namwe gatoye akubitamwo basi ibintu cyangwa bigenda neza. So ariko yaza kubona ngo reka gufinata sha turagufata ku ngufu gutera urusha nimba keneye ko nguvura genda rero yewe muganga kuya mugenda rero kandi abona ubuzima bwawe bumeze nabi iwe ko ahitagira zambabaza kuko ari mu nzira yiwe ari mu mukoro wiwe ari mu gikorwa ciwe. Turavuga rero ku bantu reka nkubwiye ko twari mu buryo butangaje kandi bwihariye kandi Imana ije kuturema cyangwa kukurema yabanje kubitekerezaho. Nta muntu n'umwe wacitse Imana, nta muntu n'umwe waje Imana itabibonye, nta muntu n'umwe we ngo jewe ngo navutse nk'Imana ngitabizi. Naratangaye mu gitabo cya Rick Warren yaravuze ngo abe n'abana bavuga kuri Maraya Imana yari yaratekereje muri yazatubwira umwana umwe bari bayirukanye mu muryango Yefuta yari umwana ntabwo yavukana na bene se bari baramuzaye hanze bukiye ati uyu mujama azotwara ku munani wa data tumwirukana baramwirukana ngo arangize Yefuta yaje gutabara ubwoko bwa Isirayeli cyane. Nubuki rero tukituke cyangwa wisuzugure cyangwa wiyange wirebeye mu mateka unavukiye. Niki wana yavuze mu gitabo cy'ubuzima afite intego aravuga ngo n'abavyeyi bakubyaye Imana yabanje kubatekereza bati abavyeyi bagomba kubyara naba ashaka kurera naba ngaba marigire ko bakureze kose ntacyo bitwaye Imana igikuru n'ukuriho n'ukuriho kandi ikaba yarakuremeye intego kuburiho nicyo Imana gusa ivuga ati voilà. Icya kabiri ifite intego yakuremeye kera kose
nakumenye tarakurema yego uburyo wajemwo ntacyo bitwaye Imana gusa menya ngo sintego iyo yakumenye tarakurema irakweza igushiraho intego niki yaguhamagariye niki yatumye yemera kuvuka ko hari abandi benshi bapfuye hari abinda zavuyemo hari abandi bataravuka n'ubungubu hari abandi batabyaye kubera kiyemeye kuvuka yego hari intego aho kutinda rero mu mateka ngo jewe navutse kuri maraya je navutse abavyeyi bandeze neza sinije ku bigo byiza sinakuriye mu kizungu abandi bana je navukiye mu cari waciriya jewe sinambaye birato ngeze mu myaka 10 n'ingaye reka gutifana ku bavyeyi ba Imana yashatse ko bakubyara yego kandi iyo yabonye ko bafite ubushobozi iyo ushaka wari kuvukira kwa Trump cyangwa kuvukira kwa Macron cyangwa kuvukira mu Buyenzi n'amahoro Imana yabishatse aho wavukiye n'abavyeyi bakuza niwe yabonye ngo yuko ari bafite ubushobozi bwo kukure iyo uvukiriye ndi wari kubaho cyane gose iri jambo rirakomeye cyane kange ku cyakindi wavuze rero tuza gusoza kuko ikubaho ubuzima budafite intego ari cyago gikomeye ikibazo cya kabiri ni gute namenye intego y'ubuzima bwanje cya gatatu ese ni izihe nyungu zo kubaho mu ntego zanje pere ku cyambere kuko ikubaho ubuzima bufite intego budafite intego ari cyago gikomeye icyambere gituma ubuzima kubaho ubuzima budafite intego ari cyago gikomeye icyambere ubaho ubuzima budafite intego buvira nk'umuntu guta igihe no gutakaza imbaraga imbaraga wahawe uwazitakariza ahandi yego twavuze ko iyo utamenye intego zawe umusaidizi w'abandi kandi wasaidiye abandi n'imbaraga watakaza n'igihe yego menya ko niba nta ntego ufite kurata igihe kurata imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe Imana yari yaguhaye kurabutakariza hatariho kandi uvuga ko ni ijambo ribabashe baza gutakaza igihe aho utagombye kugita gutakaza imbaraga utagomba kuzita gutakaza ubushobozi bwawe Imana yaguhaye aho utakagombye ubwenge bwawe kurabutakaza amafaranga kurayatakaza igihe cyawe cyashize bishe twavuze ku gihe ndakunda cyane ya topic cyane yego icya kabiri umuntu ngo abaho ngo azaba ngo mu gihe iyo umuntu aba yatantego yiwe ngo abaho ngo azenguruka no kwiganyira udafite intego wawe uzunguka gusa yewe abandi bagihanga tujanga byaginure wicara uzunguruka uzayoka Yakobo imyaka ngo yamaze azenguruka simpande kuko yavuze kubera kutatego yarafite kuzunguruka rero kidafite intego uzuba uzunguka gusa ko tuzi yuhaje uzaba ngo umuntu utazi yaje ntazayoba tazayoba ahagiye hose abari wiwe kuko ntazi yahaje wowe yoba gute utazi yuhaje uzi yahaje ni uzuyo ati nayobse ahantu si rero iyo utazi intego zawe uzabicara uzuba mu buzima bwo kuzunguruka ngo no kwiganyira umuntu umenye icyerekezo tuzunatanga n'umusaruro tumenye icyerekezo tugatanga umusaruro ubona utanga umusaruro wiki wakoze ikindi ngo yoroherwa n'ibishuko n'ibigeragezo byaje biroroha ko abigwamo kuko ntazi yaje afata icyo abonye cyose ikindi ngo nta munezero nyawo umuntu agira atazi impamvu uriho impamvu yiwe atayizi iyo utazi impamvu uriho nta munezero ugira wicara wiganyira kuko Imana zona nk'ahantu iri hanze ngo azayibagisha ngo akibagisha umubiri ngo ashaka kumera gutya ashaka kuba umukobwa ashaka kuba umuhungu ashaka kugira gutya izo ngibyo kubera ko atazi intego yatumye ari yego cyumvikanye cyane ko birumvikana hanyuma ni gute namenya intego y'ubuzima bwanje icyambere ni kwiyegurira Imana iyo tuguze ibikoresho nk'ibi za kamera na telefone hamwe akantu bita muri kataloge kadufasha kumenya icyo kintu kuzogikoresha yego rero kataloge yacu ni ijambo ry'Imana Imana niyizi impamvu uriho Imana iravuga ngo nta kubimenya narakumenye ngushiriraho ngomba kwiyegurira Imana ukayibwira ngo Mana niki wanshirira yego cyane tugomba kwiyegurira Imana niyizi impamvu yagushizeho tuze kwiyegurira Imana no gusoma ijambo ry'Imana byensire kuko Bibiliya igaragaza icy'ingenzi mu buzima bwacu Bibiliya
izigaragaza ikimwenzi mu buzima ugomba gusoma Bibiliya buri munsi izokoriyanta ikwereke aho ugomba kuba aho ukwiriye kuba. Ikindi ni ugusoma no kumva Imana. Iyo ukunda gusoma nako gusenga no kumva Imana, ukunda gusenga usoma ijambo ry'Imana, wiyeguriye Imana ugasoma ijambo ry'Imana ugasenga, urumva Imana ikakubwira, urumva ubusabe bituma ubasha gusobanukirwa. Yego. Isoma ijambo ry'Imana wumva hari aho hahamagarirwa. Ikindi ni ukumenya impano n'ubushobozi Imana yaguhaye. Aka kantu ahantu batazi impano Imana yabahaye, ahantu batazi ubushobozi Imana yabahaye. Ese njewe nshoboye iki? Tukavuga tuza ku bana gatoya, hari igihe baguhitiramo ati ja muri ibi, ariko ukumva si ibyawoja mu bindi. Buriya naza numva ngo abazungu bazareba umwana akiri mutoya ngo bazamuheza ibijuwe byose bakareba ibyo ashiraho umutima cyane. Voilà, nkunda kubivuga ngo nushaka kumenya intego z'umuntu uzoribza heza umwanya munini. Tuzi nimba umunyamakuru mwiza, umutima uzobora kubingi wumve n'ibyo ukeneye, ariko atari uzaba uzukora bwaca kabanza ukabivamwo, bwaca ukaba busy n'ibindi, ariko iyo ari uzawe neza ntiwusinzira utamenya ibya utari muri akazi kawe. Rero ugomba kumenya impano n'ubushobozi Imana yaguhaye. Icyo gihe nicyo gitoje mu ntego z'abandi. Ese impano Imana yampaye nizi? Ese ubushobozi bwanje n'ubu cyishoboye iki? Kuduma yigeze kwigisha igihe kimwe ni ijambo ryiza abantu hari batanaryumva ngo rendez-vous ikomeye, ngo ni rendez-vous yawe ubwawe, kwiha rendez-vous wenyine. Hati ngiye kwisohokana ngende nirimbure nitekerezeho menye ngo se intego za impano zanje ni iyo niyo rendez-vous ikomeye mu buzima. Apana izijya duhabwa n'abantu. Rendez-vous ikomeye no kwiha rendez-vous wenyine ubwawe. Ukitumira, ukigurira, ukitekerezaho, ukisohokana ukamara iminsi ngiye kwitekerezaho. Shoboye iki? Impano zanje nizi. Izo nubisobanukirwa bizatuma udata igihe nazambaraga. Uzatuma uja mu ntego zawe. Ikindi ngo ni ugusuzuma icyo ukunda n'ibigutera ishaka mu mutima. Ese niki nkunda kurusha ibindi? Kuko iyo utari mu ntego zawe nitsaye bazavuga nk'iyo wakora nk'amafaranga gusa, urakoropa ariko wawivovota, urabona. Ariko iyo ari ikintu ukunda tuzucika intege. Iyo ari ikintu ukunda tuzurakara, nubwo bugutuka usaka kandi ukagaruka. Nigeze kumva Bishop Mathias atubwira umugabo umwe ngo yasanze inzoka nyine yakontoye yashaka gutwagwa, akaje kuyikuramo ngo ntitwagwe. Ya nzoka ikaje kumurya agahungisha, nakaje kuyifata ngo idatwagwa. Hanyuma ati se kwa wirusha zagenze gute? Waretse ishano rigatwagwa, kibazo kiri he? Ntunubwaje kukurya niyo kujuragira gute? Ngo aravuga ngo inzoka kamere yayo ni ugukomorana no kuryana, ariko naje kamere yanje ni ukugira neza. Sinuka kamere yanje reko inzoka ibaze no kuri. Kuba ngo Bwana sifiwe. Amen. Amen. Rero kamere yanje ni ukugira neza, sinuka kugira neza. Nawe kamere yawe ni ugukomorana tiyobirika. No nyizize ko yankomora. Kandi ariko kamere yawe imeze. Nanje kamere yawe ni gutabara. Ngomba kwitabara byanga byakunda. Wewe kwa ngo wari umuntu upfa kubikorera umuntu ngene ati nasha ise nagomba gufasha nagenda reke binamuona binamwangalia. Rero Imana yangu zikoresha ibikwiruka mu mutima kugira ngo ikuyobore. Ese nibihora wumva ushaka, wifuza kubi, wifuza kuja he, wifuza kuba he, nibikwifuza gukora. Abantu rero benshi kuya kudasobanura intego z'ubuzima bwabo, hari gihe rero bapfa gufata icyo babonye cyose. Ntawamenya ibije byose, ntawamenya mungana umenye intego zawe. Cyangwa se ibyo ukunda kurusha ibindi, kora ibyo ngibyo. Buriya no mpamagara wawe. Buriya tushobora nk'abantu bazi ibintu byo ku za design, kikemuza ati izi zipanze nabi, wari kugira gutya. Oya tuye mu ikanisa ko gatira decor. Abakoze decor ibo babonye ko bakoze igitangaza. Ariko ati hari abahangamishije. Bagira gutya agatuti kacu kameze gutya. Cyangwa sanga zawe uhora ubona ukabona ari cyo wakosoramo. Apana bazakosora
ngo biyerekane ahantu zagataka amashango agaragare nawe aba bantu barahari yabona abantu bakoze ibintu akaje kubavuruga kugira ngo bumve ko nawe hari icyo ashoboye cyangwa ari umusanzu wiwe akumva ko iyo abantu bakoze ikintu nta musanzu urimo akumenga setoshe akamashango y'amahindura ibintu akabivanga ariko niba koko uzugira hano kareba ati wenda gutya cyangwa se hari ikintu cyako kumvura ubuza amahoro bino bintu kubera iki byo zagenze gutya ubona umuhamagaro wawe n'impano yawe n'intego yawe genda ufashe abantu icyo kintu nakora tugeze barugiye kugera ku ntuze kuri iki cyanyuma kivuga twavuze ko namye intego z'ubuzima bwanje ahubwo nico nizo turangije hanyuma nizihe nyungu zo kuba mu ntego yanjye inyungu rero ni nyinshi zo kamvuye mu nkeya iyo wamenye inyungu ziba muri iyo wamenye intego zawe ikintu cya mbere ubuzima bwawe burangwa n'umunezero nyawo n'amahoro mu mutima iyo wakora cya kintu ukunda kugira amahoro nubwo bogutuka uzumva unezerewe nubwo nigeze kuba ahantu nakunda gusonoriza kandi sifite imbaraga nyinshi hakwikorera bafu nubwo biremereye gute kumva biranshimishije n'abasa nabi nacyafuye ndi mwikanisa mbaye mfashe ngo amateraniro agende neza kumva birakuneze biraneje sinitaye ngo ndasa nanga abantu barambona gute kumva ndaryohewe ntacyo bimbwiye ariko iyo atari intego yawe ati dore nacafuye nje kukora nze kwandura agahuzu kanya testire hako numvaga binjoheye kitaye kukaze ari abantu benshi hari ngo bandi kubona cyabo se nazo nikorera bafu cyangwa mpangwana n'amasinga n'amahoro rero ngo nawe ubaho mu munezero nyawo ukafite amahoro kuko wakora bya bintu uha ukora ibintu ukunda abo gukora ibintu udakunda si bizabireke ibintu baba guhatira bagusunika kuko ko bose ari bagiye kuko suko nguko ikindi umenya icyo uhagazeho iyo niyo nguri mu hehe komeye ntago wasubira inyuma aho gushaka solution muri cyake ni gute twabasha kandi twabikora bikagenda neza gusuma dusubira inyuma ikindi uzahungura abandi kandi kugira icyo usigirisa umurage legacy none gute umuntu yobaho akabura icyo yasigisa so tuvuga ngo SP yabayeho imyaka 70 cyangwa 100 icyo yasigisa ngiki izo ni zimwe mu nyungu zo kuba mu ntego yawe uzusigisa umurage abantu babaye batafite icyo basigisa kandi twobibwira habe nakino umuntu agenda akamayibagira tumenye uko nabaye ariko hari abantu babaye n'unye tukikibuka cyane kwisi yose cyangwa uzatse hariho icyo basigisa gerageza ugira icyo usigirisa nimba mvuze ngo dusigirisa menye umuhamagaro wawe muri wa muhamagaro wawe uzogira umurage usigamo twe ngo naka yari umunyamakuru mwiza dore ibyo yakoze naka yavuga ubutumwa dore icyo yakoze naka yari umucuruzi mwiza dore ibyo yakoze naka yari biriya byose ABCD zose twe ngo muri domaine yiwe dore icyo yakoze nta bantu bapfuye twirimo indirimbo zabo babonye tunabazi akora mu nimba badusigiye kugira ngo ino ndirimbo ngo n'umwana w'umukobwa wa hehe ni wari ngo njendo umukristo zohora ndi turacanga kitumuzi nimba nabaye nimba ari imigani so rero iyo uri mu ntego zawe usigira umurage isi ikindi Imana ngo iziguheza umugisha uri gukorera mu ntego zawe bikabwiye Abraham va ugende nzoguha umugisha zogenda ubwoko n'ibindi ikindi iri mu ntego zawe ngo ubuzima bwawe bwira ngo icyerekezo n'icubahiro ugira icyerekezo n'icubahiro hari ikintu abantu bazapfa buri munsi ku isi icubahiro yatumaze aho mbwira icubahiro biragusaba kuba mu ntego Imana yakuremeye kuko turaho yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo Imana yaturemeye imirimo myiza nimba kandi ubwira icubahiro genda muri iyo mirimo yawe abantu bazokubahira icuri kuba ngo bokubaha wewe wese bazubaha icerekezo wa ucawe niyo kumva umugabo umwe yavuze yigeze kujana mu rubanza yari umunyacubahira ko ntibari bamuzi ngo arangize ngo ahitaje muri sport ngo aje muri sport amaza acyacuya abantu kumva mu ndabasa nabi yikereye mu rubanza ngo yikubite mu rubanza bamukubise inyuma
ati mukanya arasohotse aragiye aroza hari hafi yiwe amara koga arambaye neza yambaye imyenda y'icubahiro nyine ya yindi mwashika mama kubita imbere yari umufilozofe bamukubita imbere bamaye byo kurya bamaye fanta afata zazo kujya akubisa muri ya costume yiwe ya fanta amenyemo fanta ati n'umugabo n'umusazi umugabo wambaye neza gutyo n'umusazi byagenze gute haga ati ibizo kurya nti mwabihaye no kote nambaye niyo mpanga burira nanje ko naje kare mu nzi nyuma fara rero yambaye impuzu z'icubahiro babona n'umunyacubahiro nasa neza rero mu ntego zawe menya ko uzugira icyerekezo kandi ugira icubahiro abantu bakubahira byawe nabo bati uyu muntu vura ni umukozi w'Imana ni umunyamavuta uyu muntu bakabikubahira amena bakabikubahira ariko nuko bakoze intego zawe nawe utazikora ngo esparaje ngo none birapfuye byose ngubageze hano ngo birarangiye ngo biri nawe espageze hano ibintu biratunganye sasa bigifasha umurongo none ubuntu stop utegeza rero abantu babiri espageze hano basi yapfuye n'abandi bavuga ati espageze hanga ngubageze hano biratunganye nikiye cyiza oya utunganya niwe mwiza rero akaga kuko utaba mu ntego zawe biriya twavuze ni ukujugunywa hanze cyangwa se gutandukanywa n'Imana menya ngo nimba utakora intego zawe uzajugunywa hanze icyo Imana idusaba nuko yaturemye ibitekerejeho kandi yadushyiriye intego runaka tugomba gukora mbere nutakora intego zawe nta kindi gisigaye ni ukujugunywa hanze ukaja kure y'Imana kuko niho hazaba abanzi b'Imana niho hazaba kubereye ariko turasabwa ko intego zacu hari Imana yadushiye twavuze uburyo wazimenya genda ubikurikiza uzotegereze n'inyigisho usenga Imana usoma ijambo ry'Imana urebe ibikwiruka hari n'abandi bagufasha ugati yewe tuzatubona wibyawe ari ibingibi tubona byari ibingibi ako reba ibyo ukunda cyane reba handi uhora ubona hawe amakosa reba handi uhora umva hari icyo wakosora hari icyo waterera ari byujamo kuko Imana ikigushakaho nicyo yakuremeye reka kuba umusaidizi w'abandi reka kuba umuyede mu buzima uzwara abantu bazaba bayede kugeza bapfuye ko birababaje ukaba umuyede neza kugeza upfuye ubuzima bwawe bwose nta cyubahiro uzogera nta cyerekezo uzogira menya ko utazoba mu mahoro kuko iyo uri umuyede uri ushaka gushimisha sobusha ukambwira ati gira guke ati nintagira garangaye noneho ntiwishimishije wowe ubwawe ushimishije abandi niwe bose wanje none se icyo wambwe nintagikora zoba mvugaye nzenga amatinya ntayo wabona kubera ko ukumva wangoye yewe aparire gire kunugunugu kumva birangoye ariko kubera yuko kaniye gushimisha ngomba kubikora kuma mfite amahoro ariko yakora ikintu cawe cyo mfite amahoro ukambwira ati ntibikunda sinje kubera ko mfite zino gahunda kumva uri free ariko yatari ibyawe uri umusaidizi ubuze ubikora igihe ubishaka n'igihe utabishaka kurashaka uburyo unezeza ndi umuyede wawe ariko mva ngo change ngikora neza titaye kuri mazingira nimba ari oya ni oya nziko ari abantu benshi bagiye bakora amakosa mu buzima kubera kutamenya intego zabo kwa basi byose ashaka gusabwa amushimisha ni benshi ahubwo baruzuye iyo rero tazi intego zawe nibo banza ngo nakayaranfite yaguze ntabwo ngo arufite ariko yabonye ko ari amakosa kuko ari umusaidizi wawe avuga ati sinorekaga yoje kunshisha mwijisho ngo ngashisha mwijisho yewe abantu benshi bazi guhakana naratangaye abantu benshi bazi guhakana zamapfa kwemera nibyo toshobora nibyo ushobora akabikora yivovota nta musaruro uzobona nta kibizokumarira kuratakaza umwanya uzojugunywa hanze so rero turashimye cyane murakoze cyane turashimye iki kiganiro kabisa kibaye ciza cyane tugiharibamwe amasomo menshi cyane ku bwanje ku giti cyane ndafashijwe cyane ndafashijwe Imana yo mu ijuru iguha umugisha kubw'ibyo bintu yagushizemo kandi nituzoza tukwiyambaza n'ubundi uza wemera uzamubohoka kandi ndagushima ko n'ubundi uzutubohokera Imana ikuduhera umugisha turashimye ku nyigisho uduhaye abakunzi bacu dukurikirane zino nyigisho kuko ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu wese hari ikiganiro twakoranye umuntu umwe nyine
nemera ufatika aravuga ngo kino kiganiro kiramufashije kandi niki ngiki nizeye ko kiri bumufashe. Rero abantu mukomeze mufashwe, abifuza yuko tuzagarura umukozi w'Imana missionnaire muze kubyandika muri commentaire kugira ngo tumenye umubare wabifuza yuko yokongera akagaruka akaduha ibintu by'ubwenge byubaka. Rero ndagushimiye cyane cyane gose, Imana yo mu ijuru ikuduhera umugisha kandi uzatwita ubutaha. Yego murakoze cyane, namwe turabashimiye kudutekerezaho. Hari abavuga ubutumwa benshi n'abakozi b'Imana n'abanyabwenge benshi batandukanye kandi babico bamarira cano cyangwa se boheza abantu kandi b'abastare banazwi kundusha. Sinzi sindamenyekana none mbwa mwavuze ngo kere kumenyekana ngo bamutunga kamera nawe none je sindamenyekana gutekereza ko ari cyo twovuga twasangiza abantu. Turabashimiye. Hari n'abaza abantu mena nk'abatese nize kuvuga iki kumva topic nteze ko utamuhamagara wanje ntizazica tuvuga iki ngo cyo wumva se ibyo numva ni byinshi mwembwira ushaka iki tugabandike. Hari n'abandi bataje cyo wowe bana cyo wumva ko umuntu abaye ngizishwa mumva tuvuga icyari mu byose. So turabashimiye ko bwa amagambo y'ubwenge akurikirana cyane ibiganiro. Hari ibintu byiza ariko nawe uzubikurikirana bikagufasha cyane gose. Imana ishimwe cyane. N'umugabo wawe aba afite ibintu by'ubwenge cyane azasangiza banumva muri mu murongo umwe cyane, mu murongo umwe kabisa, kuko nk'ubu hari byinshi wavuze twakoranyeho nawe ibiganiro muba muri kuzuzanya cyane no kuzuzanya kuriya niko bizemera. Rero turabashimiye kudutekerezaho. Twakira abashitsi bose bamaze gukora subscribe, n'abandi batarayikora nabo tubakiriye bamenye ko twarabakiye mu kanisa ryahangara cyane gose bazoze bisanga. Rero turahari ku bwanyu mwese nimudukenera tumwanye gose tuzaza dukora ikiganiro. Urakoze cyane, Imana ikuduhera umugisha mwinshi. Rero turabashimiye ababanye natwe, mukomeze muhezagirwe mufashwe, Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Murakoze naho ubutaha.